naje hano banterura ngendera mu kagare kugira ngo ngere ku mazi, umushoferi anzanye bagaterura bakageza mu mazi. Ubu ngubu kubera ubwiza bw'amashuza imiti yararambutse, ubu ntwara imodokari, nta sereri nkigira kugerekeranye n'isukari, ubu ndatwara ni ubwenge bwaragarutse. Iyo bakunanura imitsi bakoresheje ayo mazi cyangwa iyo yicayemo ya mitsi yazibye cyangwa iri hafi kuziba irakangurwa bikakorohereza cyangwa bikagukiza indwara harimo iz'imitsi. Impamvu ya kabiri ni imyunyungugu iyabonekamo nka calcium, sodium, magnesium ifasha umubiri kwisukura no kuvura uruhu. Impamvu ya gatatu ni uko iyo akoresha ibiri byuya byinshi mu gihe yicayemo bikaba byatuma umubiri usohora imyanda, bigafasha kuruhuka no kugabanya umunaniro. Nimekuwa na experience mahali hapa, nimeweza kumasajiwa mikono na miguu kwa muda wa kama dakika 30 na nimeweza kusikia vizuri, si kama nilivyoingia hapa. Niliingia hapa nikiwa na uchovu, lakini baada ya kuingia hapa nasikia kama niko relaxed.